Mwiriwe muraho murakaza neza kuri Nene Rwanda nk'ibisanzwe ngende Nene hano tuganira ku tuntu n'utundi imibereho imibanire ubuzima bwo mu mutwe n'ibindi byose mwifuza ko tuvugaho hano tubivugaho ko ntacyo mbuze se umunwa ndawufite inkuru zirahari umva icyo muzamwifuza cyose ko tuganiraho ni ukwandika muri commentaire ubundi tukaba twabivugaho. Ubu ngubu uyu munsi ngiye gukora akavideo gatoya k'ukuntu aho ari akavideo nshaka kuba ndi gusubiza bimwe mu bibazo abantu bari gukomeza kumbaza ku bijyanye no kuza muri Canada. Nk'ibisanzwe rero nurangiza ino video kumva urayikunze like, subscribe, share, comment. Hanyuma niba uri mushyashya ni karibu cyane turakwiyegereje mu muryango mugari wa Nene Rwanda. Niba uri musangwa urakoze kuba ugarutse. Hanyuma niba atari ubwa mbere ubonye video yanjye ariko ukaba utarasubscribinga niba ngo nagura umwana mwiza ariko ndifasha gusubscribinga ni ubuntu nta kintu na kimwe bigusaba ni ukureba aho hasi ahantu handitse s'abonner cyangwa subscribe ugakandaho nta kindi bigusaba ntabwo bisaba kubikora kabiri mbese ni ubuntu free zero yeah. So ikibazo cya mbere ngiye gusubiza ni ikibazo cy'abantu bakomeje kumbaza ngo ese umuntu ataje kwiga muri Canada ntabwo yahaza. Abantu bakomeje babimbaza none hari umuntu uretse gushyira commentaire mbona biranzekeje ndaza kuyishyira hano muyisome ngo ese ngo kubira iki ngo mwese ngo muvuga ngo kuri video ngo zo kuza ngo umuntu aje kwiga ngo wajya ngo muri gukopera. Gukopera I don't get it. I don't gukopera like gukopera hehe gute. Iyo ngiye gutangira kuvuga muri video zanjye zose iyo ngiye gutangira ndavuga ati ibyo mvuga hano biba bishingiye kuri experience yanjye no ku myumvire yanjye opinion yanjye. Bivuze ko ibintu mba mvuga hano ntabwo biba ari itegeko. Wowe urumva wakumva biri bugufashe ukabikurikiza wakumva nta kintu bikubwiye bikinjira hano bigasohokera hano. Nta nubwo ari ihame ibintu byose mba ndi kuvuga ni ibintu biba bijyanye na experience yanjye gusa cyangwa n'ukuntu mbibona. So gukopera ntabwo numva niba nandi gukopera experience y'uwundi muntu niba gukopera bivuze iki. Njyewe niba mvuze yuko kuza muri Canada ibyo nkunda kuvugaho mu buryo bwo kuza kwiga nuko ngiye muri experience yanjye uko mbizi uko nabibonye kuza uje kuri student visa nicyo nibwo buryo bworoshye kurusha ubundi ku bantu bavuye muri Afrika. Ni ukuvuga ngo ku bantu bavuye nko mu Buhinde hano huzuye Abahinde benshi by the way cyangwa Abafilipino baba bafite opportunity nyinshi baba bafite chance nyinshi zo kuza hano baje gukora kuko hari nka 7-Eleven hari ama alimentation cyangwa industries zimwe na zimwe zisponsoringa abantu kugira ngo baze kubakorera hano kandi iyo 7-Eleven irimo Abahinde benshi nibo baba bazitunze. Bivuze ko biba byoroshye yuko ya sponsoringa Abahinde bagenzi babo. Twebwe muri Afrika twibuke ko Canada ibishaka aba immigrant bize bafite level education n'amafaranga cyangwa ukaba ufite kimwe muri ibyo. Mbese kuriya nakweretse ama points bafatiraho. So niba ushaka kuza nk'umuntu uje ku kazi bisaba kuba ufite competence nyine igaragara ifatika. Rero iyo mvuze ngo kuza kwiga niyo visa iba yoroshye kandi iri garanti kwa like biragoye cyane ko waba waraje kwiga ngo urangize kwiga bakwirukane bange kurenuvela visa yawe cyangwa ngo bakwirukane muri Canada kuko uba waraje kwiga babibona ko ubumenyi wabubonye biba bikoroye ko tubona akazi wangize ukaguma hano ugasetoringa ukaaplyinga kuba PR ugaaplyinga like ni processes ibiri ku murongo igaragara atari ibintu byo gutatona as long as uje ubonye visa yo kwiga ni ibintu biba biri garanti unless ukoze ibintu by'amafuti wifashe nabi ugira imyitwarire mibi yatuma
excuse me, bakwirukana mu gihugu nta wundi niyo nzira garanti. Aravuze ngo kuza ngo uje gusura icyambere, yenda sinzi niba ndi kubeshya mu byandike muri commentaire, ariko ni abantu bangahe muzi baplayinze visa yo kuza kuvisita muri Canada bakayibima inshuro zirenze 5? Ni ibintu bisanzwe cyane ko bakwima visa yo kuza kuvisita, kandi visa ya visite bagusaba ibintu byinshi. Visa ya visite bagusaba amafaranga, bakagusaba ngo werekane aho uzatura, ngo invitation, ngo umuntu uje gusura. Nuvuga ngo uvuye nko muri Europe uje kuvisita Canada ni ibintu biba byoroshye cyane, kuko bafata ko aba European ari abantu bishoboye bakoze iki badashaka kuza kugumana. Ariko iyo uvuye muri Afrika bagusaba ibintu byinshi cyane ku buryo baguha visa babona ko utazaguma hano, bareba ko ibintu waberetse ufite ibimenyetso bikugaragariza yuko uzaza gusura, ushoboye gusura Canada. Niba ari hotel uzabamo ukerekana ukuntu wayibukinze, niba ari inzu, niba ari iki, ni ibintu byinshi bagusaba kugira ngo making sure yuko uzasubira iwanyu. Bakanagusaba ibyerekana ties cyangwa ibintu byangombwa ufite iwanyu, ku buryo babona ko kabisa nta mpamvu ufite zo kubisiga ngo uwimukire hano, you see. So izo visa zindi ni visa aba ari ugutatona. Kimwe nuko ushobora kubona iyo visa yo kuvisitinga yo gusura, ukaza ukagera hano muri Canada ugasura, ariko wasaba kurenovela visa yawe, kuko ntabwo baguha visa ya burundu. Usanga baguhaye nka visa y'amezi 6 cyangwa igihe kingana gutya na gutya. Iyo gishize uba ugomba gusubira iwanyu cyangwa ukajya kurenovela visa. Ntabwo rero bayirenovela nta mpamvu igaragara ituma uguma hano. Niho handi usanga abantu bagiye kwideklara bakajya kubeshya ngo ni impunzi, kandi tuvugishije kuri nta munyarwanda ukemerewe kuba impunzi. So urumva bitangira kuba complicated. Ugeze hano ukita umukongomani cyangwa hakazamo ibintu by'amariganya n'ibiki byose. Njye mba ndi kubabwira ibintu bitarimo amariganya, biri ku murongo, kandi byumvikana, birimo chance nyinshi z'uko wazabona ukuntu uguma hano. Ikindi twibuka ko niba uje ukaguma hano, uba ufite chance yuko ushobora kuzana bene wanyu sasa badafite bya byangombwa byose bisabwa. Tuvuge mu muryango wanyu, niba muri ababyeyi mufite umwana, then nk'ababyeyi mukaba mutafite ama points asabwa kugira ngo muzaze muri Canada, iyo mwohereje umwana wanyu akabona ibyangombwa bya hano, biba byoroshye yuko namwe nk'ababyeyi muzabona ukuntu muza muri Canada nko kumusura, cyangwa mukaba mwaguma hano igihe kirekire, mukazashaka n'ukuntu muhaguma byaciye, kwa ko ari family reunification, mukaba mwaje muciye mu wundi muntu ufite ibyangombwa bisabwa. Nizere ko ibintu ndi kuvuga ni ukuvuga ngo umuntu ufite amahirwe menshi yo kuba yakwemerwa muri Canada niwe muha umusada n'ibiki, akaza then akazabazana. Niba mudashaka kuza nk'abantu baje kwiga, iyo niyo methode yindi numva nababwira. Hanyuma ikindi kibazo bari gukunda kumbaza, nabari kumbaza etape z'ukuntu bashaka visa, like student visa. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bakoresha aba intermediaire cyangwa aba consultant kugira ngo babashakire visa zo kuza nk'abanyeshuri muri Canada. So ahantu ikintu nshaka kuvuga kuri iyo sujet nuko abantu benshi bagiye bambaza ngo niba nzi abo nizeye nababwira nta mu consultant nzi. Abantu benshi bavuze ko harimo aba escrow, so ntawe nzi ukora neza utabeshya, nabasha kuba nabarangira. So niyo mpamvu mba nakoze video nk'izi ngizi, aba ari kugira ngo nujya no gushaka uwo mu consultant, kuko njye hano mba ndi kubaha ubumenyi ku buntu. By the way, nubwo mba mbona mwanyandikiye mumbwira nabi, like ngo natrishije, ku bumenyi ndi kugusangiza ku buntu utamaye n'ijana ryawe, come on, mwakagombye kujya munshimira bihagije. Kugira ngo umuntu uri mishiha. Anyways, iyo nari ndi kuvuga, njye mba naje hano ngaguha ubumenyi ku buntu, kandi umuconsultant ngiye kumubaza bino bintu mba nakubwiye yakwishyuza. So
be nice to me. Anyways, nandi kuvuga iyo nakoze video nk'iyi ukayikurikirana bituma ugira ide y'ibyo urimo ku buryo wamukonsulta atashobora kuza akubeshya, adashobora kuza akubwira mama wararaye nawe ngo wemere ngo gusaba amafaranga atari ngombwa n'ibiki byose, kuko uba ufite idea y'ibyo ari gukora, ku buryo binanze rimwe waba wabonye ukuntu ibintu bigenda wazagerageza ubutaha ukaba wabyikorera utongeye kujya kwishyura umukonsulta. So etape rero nanjye kuvuga gatoya kuri etape zo kugira ngo ubone visa, student visa. Niwangura abantu ukagenda ku ishuri ushaka kwigaho. Iyo wamaze kumenya ngo ndashaka kwiga iki n'iki, ndashaka gutura muri province iyi, urebye video zose nagiye nkora zagendaga ari iziri bugende ziguha idea y'ibintu ugomba gukora witegura kubona visa intambwe etape. Naberetse province zo muri Canada na navuze amashuri ahendutse kurusha andi muri Canada. Iyo video narayivuze mvuga ku bwoko bwa visa yo kuza muri Canada, mvuga ku kuntu ko kwandika ibaruwa cyangwa igufasha ni nkaho ari ibaruwa cyangwa yanayita ibaruwa iherekeza iyo visa, iyo application, kugira ngo werekane bimwe na bimwe bizatuma ubasha kuba washobora kwiga muri Canada n'ibintu ufite iwanyu. Iyo video nayo narayikoze mvuga kuri preve yuko ufite amafaranga, proof of funds, mvuga nagiye ntanga information nyinshi. So uyu munsi ikintu nshaka kuvuga ibyo byose nagiye mvuga bizagufasha aho ngaha. Rero namaze kubwira ibisabwa, none ngiye kubwira etape. Ni ukuvuga ngo iyo wamaze kumenya ngo urashaka kwiga iki n'iki ku ishuri rinini, kuri iriya liste nari nakoze, ukagenda kuri website y'iryo shuri. So my friends, abantu bari kunyandikira ngo mbohereze link ari ama university, ari ama colleges navuze ngira ngo ni nkarindwi. Ubwo nsubireyo wongeye gushaka link z'ayo ma colleges yose kandi naguha information, nawe shyiramo akawe karenge, at least nawe ukore aka research, right? Ubu uri no kwiga no gukora research, kuko ntabwo uzabasha kwiga muri Canada utazi gukora research. Niba nakubwiye ngo ishuri ryitwa Iriniri riri muri province iyi n'iyi, genda kuri Google wandike iyo university, ujye kuri website yabo. Numara kujya kuri website y'iryo shuri barakwereka ibisabwa kugira ngo ubone admission. Urareba kuri website ureti basaba ibi n'ibi, ukareba se ndabifite ntabwo bifite. Niba ari level ya English basaba utayifite, ukagenda ukiga Icyongereza ugakora ikizami ukabona admission. Hari n'ibyo ushaka kwiga ugasanga ntabwo ari bugusabe admissions, nako batari bugusabe Icyongereza. Ikindi nayo ngiye kuvuga ni iki, nanjye kuvuga hari n'ibintu uba ugiye kwiga ugasanga, tuvuge niba ari engineering ushaka kwiga ugasanga baragusaba kugira ngo ubashe kuba admitted muri engineering, hari nka physique level kangahe ugomba kwiga, cyangwa chimie kangahe ugomba kubanza ukiga, wamara kuziga akaba ari ubwo ubona iyo admission. Ibyo byose biba biri kuri website y'iyo university. Iyo umaze kubona admission letter uragenda kuri www.immigrationcanada.ca ukagenda gushaka visa, bakakwereka ubwoko bwa visa. Ukajya kuri student visa bakakwereka ibisabwa. Iyo umaze kubisaba werekanye n'iyo admission, bakagusaba proof of fund, bakagusaba bari etape na etape, ibisaba byose biba biri aho ngaho. Urebye ntabwo ari ibintu, ntabwo c'est pas sorcier wa mugani wavuga Igifaransa, c'est pas sorcier. Iyo ugiye ugafata umwanya wawe ugasoma n'ibiki, nuvuga ngo iyo umaze gukora ibyo byose ntabwo wa mukonsulta azaza akubeshya, kuko uzaba ufite une idée y'ibiri kujya mbere. Ikindi kimwe, akantu kamwe nashaka guclarifia, hari abantu bumva ko guhitamo province uri bujye kwigiramo ari ibintu bya big deal. Yigo ni byiza kumenya province pros na cons zayo, ariko ntago aba ari
decision udashobora guhindura. Ni ukuvuga ngo ushobora kuza uje kwiga muri UBC ariyo University of British Columbia, ukagera Vancouver ukahiga nk'umwaka, ukabona harahenze cyangwa birakomeye, ushobora kwita ukora gutransfera ayo maklase wari umaze kwiga aho wari ugejeje, ugatransfera ukajya gukomereza ku yindi university. So ntabwo ari ibintu bikomeye cyane ku buryo ushobora kubigira intambara cyangwa ngo ureke gutangira process ya student visa ngo kubera ko utaradecidinga neza province uzajya kwigamo. Ndumva ari utwo tubazo dukeya nashakaga kuba nasubiza. Kumva ari ikindi kibazo nashaka gusubiza ariko nakibagiwe. So ubwo tuzakomeza kujya dukora andi ma video ya Q&A gutyo na gutyo, aho muzamumbaza ibibazo aho kugira ngo mbibasubize in private. Sinzi nari mvuze nkaba naza hano nkabisubiza kuri YouTube kugira ngo mbe nsubiza abantu benshi bari bafite ikibazo gisa n'icyo. Mwakoze kubana nanjye rero, niba ugejeje ku musozo w'iyi video nuko wayikunze, so like, subscribe, share, comment. Yeah. Mwakoze kubana nanjye rero, nawe utaha. Ciao ciao.